Shumutera kagapushi kagutera ibyo udashona amaji ngabashubiye iminsi magisi basigaye binywera na pushi indege yaje nyitaguci kandi sinayizimiriza buji yambwiye uko ifite gudi kandi nigaza imaze mu buki yansabye kumukoma diki kandi sinanamutera intoki agra agam waritani ndakora amabara ndagiye n'imihanda urasiga amadala ndakomera kuma gutumika mpaka nguhate famira na gwije na dollar big gangs mbikora nk'insazi Miguel Machili. Time I may think of myself, but in reality I stress myself. Why you always complain to the low? Struggling doesn't mean you are failing. Hama hamisi kubunurize esubundi ubwo warize ko mbona barankaze zenge imindi yawe yabaye zero ngo grapo ngo badman aguha zero watangiye wiruka inyuma y'amakuma none sikubanye nyuma washinyirize gukande iguce mu ducece icece kikibazo cyawe uzanubuzanga nk'unyonga ugiye gusazwa n'inyonga ashumi grapa. No, it's a hustle, yeah. But the days will tell you, you better watch your tongue before judging my choice. Let me choose my path that path through until the go be no to. Let me Dutch, let me lace. I'm a champion, I never lose. I'm in this controlling my destiny. Whoever know that I was able to do this better now. I'll be the first. More dreams, more cash. Ashingiraho, man, irangoma mani nta butumwa burimo. Kandi rasiraga irangoma mani iri focus ku muhanda byataye. Ira nyine tu niyo ku muhanda kandi zeho nyine tunarebye buriya nyine tu gibikorwa bye nyine tu ntago mbifana. Impamvu ngenda panuje nyine no kugira abantu bajye bumva uko amagambo agenda kurikirana kuko nyine hano abantu benshi ntago babumva icyongereza neza. Ako ari nk'umuntu bumva duke nyine tugenda urapa utuje ari tumwe agenda afata mu mutwe nyine tu bitari nka bya indi byo kurapa vuba bigatuma umuntu hari ibintu adafatamo nyine kandi hari akamesaje ushaka kuba bereza. Ndicuza umwanya nataye n'ibintu byanjye byose naguhaye ngo none dore ukize hanze umutima wanjye ugize igitambo ugize igitambo umutima wabaye igisebe nisura ubungubu ngenza nk'ikihebe twasangiriye mu gakebe none birangiye unciye agasebe ntiwagira agapeti nahari none ngisigaye gutera iseseme wabonye abagukoma kofi kandi nge nipeveraga mu bakaru wankuye kunyonga ndeka kubaya mazuri kiasi maze ndabana abararigara maze ndayoba nkatira pushayi ndeka bushari none birangiye untaye ibikari nkoma gakisi none birangiye untaye mu ndisi. Your vision, let me clear my way, yeah. I will do it until they focus on me. Who knows the next rap star who tryna push a flag up? Yes, they scream her name like K5 if you end up hearing the crown. As a rap king generation, no one can pull me down. TV3 waba warize ariko ugacikiriza amashuri yawe cyangwa ufite diploma ariko itakwemera kujya muri kaminuza, igisubizo ni Wisdom Academy. Tugane tuguhugura umwaka umwe gusa ubashe gukora kandida libre mu mashami yose wifuza. Tubagira kandi inama kubyo ushobora kwiga cyangwa wakora akazi kawe kakagenda neza, career guidance. Tugane hafi ya station kuri Sainte Famille cyangwa uduhamagare kuri 0788272254. Wisdom Academy. Wow, the future is now. Yes, kumusuza kandi mufurize ibihe byiza wowe kuri TV biranga kanizere ko umeze neza kanizere ko uri mu cyumweru by'ishuri kumeze neza kandi kumeze neza no kumenya kumbwira ko tukiramo no ko bigenda uyu munsi bari byiza ejo bikaba biri ejo byiza kubera Imana uko bibona ndarutse mu kiganiro TV3 Battle Class aho tugiye kuganira n'abajene bonanga rwose bagahana imirongo imwe iteye ubwoba ariko byo kutuganira nabo badutera imirongo igiye inyuranye cyikumanza twumve vibe zabo twumve imanota yabo twumve uko bameze kaduhere kuri iburyo bwanjye atangire bibwira abanyarwanda badukurikiye muri kabakanya. Yeah man, big gangs into blackface muri noti nkaramya babuda kubugambanyi nkubwa Yuda umwami nkorera mpembye nazindikata naturika nasambye ibyaha byo ni karande inzu yanjye ni burigade nk'umurara ngigiza fande ipete ryanjye ryo ni the bad satani mfashe bugwate itabi ryo ni munange señorita mamacita galapao. Big gangs into blackface. Yo nitaga blackface namumva neza reka dukubite no kuyu musomo wacu abanze abahereze intro abanza ajya muri game. Ya murakoze, mazina ni Bless K5 hano nkandi umuraperi ariko ndapa mu cyongereza gake na gake ngashyira mu kinyarwanda to ikindi kesha wa kabiri
happy ni blaze kabisa. Niko ndikumva ndaza kubibakubita muye n'umuvandimwe kabisa nibwo barabyumva. Ubwo ryo fresh. Reka dutangira ikiganiro cyacu TV3 Battle Plus aho tujye kugira ngo badukubite vibe imwe kuri imwe. Reka tubahereze umwanya ariko mbere ko tubahereze umwanya tugomba kumenya ati bameze bate mu buzima busanzwe. Bari ubundi banyweye amatundi bameze gute fresh. But bimeze bite ubundi? Yo, ezio gwana ni fresh kabisa. Bimeze neza cyane. For sure. Urimo urashimira Imana. Ewa naja turi kumwe kabisa. Aba yabinogeje. Bless. Wowe bimeze bite ubundi mbere na mbere man? Nanjye bimeze neza kabisa nta kibazo. Bimeze neza. Nari kabisa. Nta kibazo kabisa. Urumva cyangwa cyo gitari arabibona. Arabizi. Cyagutigisa fo. Wapi. Bitari kabisa. Twese turumufundemo beaucoup de neza cyane. Show. Gahunda rero abantu gutangira duhere kuri ndesa. Ndumva uri tayari ushaka kuba number 1 kumuro zaman namurasa kabisa bishaka cyo gucimaka no gucimaka fo twakonye ikiganiro abanyarwanda baravuga ati kabisa ibana rap yawe ni nzima cyane rwose icyubure ni igihe ni time kabisa ariko nabyo birakunda vuba kabisa biraza gukunda fresh ati duhereze rero time nawe ubanze umwakire n'igitanga kuri TV3 Rwanda banze murasifemo gake gake ready go Bonataya ababyeyi ngigira na fema Badman nigira gasima nkatira amashuka ndarakuri sima Games murana na gang nkatira aba brother nibera ikiraramba bazana mada wa grapo ngenda niba mayimamba uwo musi ari kumuganda abana uniziri kumukanda ariko biri kumfata kunda ikirura ngarute beat nje gushwanya guzo yo mabici ingarutse home ngarutse hood datana mama wavuze impundu niyaguri baba ninje bisigisigi byatupaka zwiho gutwi kibaba Jamaica na ikambere inkota ngo umwaka ubagize 2005 umunsi yavuka ikirura Diamond zingira ishamba zisega ibimana biva muri Kongo ngo yavukanye ganja nibendeye Jamaica ku mugongo niyeguriye baba nije bisigisigi byatupaka zwiho gutwi kibaba Jamaica na ikambere inkota grapao Wewe tayari kabisa tayari. It's your time. Yeah. Everything in this street, give me the reasons to be fear. I'm sure I will be through in the troubles. Get away from me, the heart and in the look. No cries, no fear. But they came in shoot from a sacrifice. The body look like I'm tired, but the brain still work a machine, still hustling every day. I want dough and fame, more blessing. I'm the first, hit punch and I'm the best. Let's take on what we started, no stop on what I fight for. Our rated it doesn't stand as they think what we need. Savage, it's a long way struggling with problems for the solution. My system. Still focus on the vision of the victim, no time to waste any holes. No loss, no gain, gotta go. Give my heart what it needs. Don't care what they have done me. Sure. But birungo ko rero yumvishe. Ewana nayumvise kabisa yuko nubundi hejuru y'inko abari dendo shumi. Hejuru y'inko ari umuzigo ushaka kumurekurira. Umuzigo se. Ewana umuzigo ngomba kumurasa kubera ko imizigo mane bundi imizigo bihari nyine tu nuko ikibura nyine tu ntago umuntu afata wavutse ikintu kitwa rap. Ewana ngiye mane navutse for sure ngiye navutse mane kurapa aricyo kintu cya mbere kindi ibi ni ibintu rwose wakuze wiyumvamo kandi uko ushoboye. Ewana ndashoboye kabisa kandi ndanashobotse. Ngo ni Fasmox nzarekura big gangs turacyagigira agakush genge mu mutwe bari kuru bibari so kuru mu mutwe tubatunda byose yicu inyunga nabanye na imyaka 3 Badman mubiri bose ari 3 mubone bikazo bikaragaka gangs tuyikora turi batana mu hose niganda kwica niga games ndagukomanguka yubutitsa ndagushwanyaguza nkwanike Twitter ngusuginda bwatsa nka twiga ko kiga mu nubatiri big phone gini machide Abanyarwanda keze murugo ko imirongo ya bad ari ukuntu arimo arayinjiramo ariko gakunze na mugenzi we. Yeah, I'm working for my dreams, my nigga. It's a long way without fee, but how much time do it take to get fame in this industry? Many brothers in my way, but I still want time to destroy them. Working from dreams, you know my intention. Blast faith, still I'm a champion. I'm trying to get trapped in life. Never, no. Biri kugenda binjabuka kubera urumva bad kabisa bad agora ko atangiye ibana kugenda gutusha ko bwate bana igame bari mu myaka ngasa ariko ushaka
akurikiranye TV3 Battle Plus kibaza se ukurapa mu cyongereza kibaza se n'undi indirimbo zawe uzirimo mu cyongereza cyangwa wenda ni style wumva ko ugomba kwicisha bad. Ni style nkunda nyine tuyo mu cyongereza wenda n'ikinyarwanda kizakiza gake gake tu ariko nkunda kurapa mu cyongereza tu. Reka tugusaba akantu none dukora kugira dukore balance ku baviewer bacu urumva no ino curo dukubita freestyle ku kinyarwanda Aricyo bitwaye ngo grandpa shumi yanje ni kibiriti natandukanye n'ababirigi shumi tuzana kurya bunyonga uzunguza ibintu zinakora aho imbwa y'umusega yaragutse ukinye n'umutima wababajwe grandpa ikirura nkubariza isanduku welcome ku marembe kuzimu let's get my chili welcome ku marembe kuzimu ni kabisa yo nyatatse nyine ni Eba ndiko dukubita freestyle ko mu kinyarwanda byibuze muravuga ati ebana kubera ko n'abaviewers bacu harimo umuntu mu cyongereza abantu gatanganya nasigaye cyane. Go iminsi ku cyapa mbona n'amerekezo bitanga iminsi yo yimena ngo amagara ndamira yo nagaruka imikino nayisize inyuma izo zinzifumbatira future ibikorwa ibihenze byo bigura ngo amagambo ni menshi bakivuga nizunguruka hagati mu murwa cy'ubuzima nayo nibura cyane gutyo show yo ko ufite esprit zigomba kuboneka shumi fo abafana ba TV3 barashaka kuba ari ukuntu wabize no kubiga kabisa ariko ntago ari ukubiga kubera ko nyine tu kuri kuba kwigaragaza kuri kuba kwigaragaza kabisa. Abado masho kumva vibe ufite akibaza ufite ese ubundi vibe nk'izi ubundi zikora hehe zikora vibe izi vibe man ziva ku Mana gusa umana no gusenga nigiriye man njya kuzizana kwa ja show ajya tubitwa K5 Blaze K5 okay Blaze K5 hari umushaka bati se wenda kunze wenda imirapire yawe urapa nyine utuje utirukanga cyane nkuko badwe arapa yihuta umashaka kubaza ati se Blaze K5 umuntu cyo n'ibihangano byawe ni he yabikura kugira ngo wenda yumve kuko hari usanga akunda nyine injyana zo mu cyongereza aricyo nyine yumva nyine akunze cyangwa agakunda uburyo ki urapa mu buryo butuje butirukanga cyane. Ese bundi ni gute umukunzi wawe ukubonye anga bwa mbere kuri TV3 Rwanda yumva yakubonamo? Iriho kujya YouTube yandikamo Blaze K5 hariho agashoti ka audio mu minsi iri imbere na video irasohoka nko kwa gatatu wakiriya video izasohoka naho hariho audio n'indirimbo yitwa I will do it show kandi n'ubundi bana ngomba kuzabikora man niko bivuze kabisa yo wagwan rero dukubitana akapera urimo muramusenye n'umurabaga nakinye mubagese umuzanye kwibagira shumi ngomba kumubaga kabisa ariko man nyine tu man K5 man ni ishumi yanjye tu ni ishumi yanjye ariko nyine tu nawe mbango nawe ntago njya muhereza nawe arabizi niko kuri akundi niko barapera man ubundi iyo style abarapera bagomba kwisangamo urumva nigo mifata nk'akazi mu kazi abantu nyine akazi karangira mugacinga nyine nk'ibisanga abantu ngibe ngo turimo turema inzangano hafi na nzangano zirimo ngo kugira ngo nyine batange freestyle ku banyarwanda mwenjoying nyine muri show ewana man 5k man nge man no mobile man njya bugira ngo nzamukoma nk'imirongo irenga 5k inarenga byatari maze yeme kube kabiri ngo navukiye street sindeba ntanyinyira gukaranga nabyimikino gucisha makeni yo muvuno ninjye the best muri aka gakino urashaka gukoma gatumirwa arena ninjye gisimba muri aka gakino mbaye drill tagira igipimo senza gafata nagira ijipo konyesha ariko hit aba rasta tukaba mashi ubuje ni bad renze na chita weni kirura renze na panta ngizo baniga zira squatter ngo badman ndi kirura pow mushumi ndi kurusha kirura kuryana niyo mpamvu bituma jewe naryama kuryama iyi life nabyo kuryama kabisa no gushaka umupfungo hasi hejuru ewana gitsazi Blaze K5 ibana injyana yawe ni cyongereza nawe tujye kugura turi mu kinyarwanda
ariko turagira gute byanga byakunda harimo abaviewers n'abasimo bari smart bize bazi icyongereza nawe igiye bana ku butumwa guhaye musubize kabisa mu cyongereza ariko mbere ko dusubiza teragira icyo bwira abanyarwanda bakunze Blaze kano kanya bakimubona bwa mbere icyo kintu wababwira ikintu nababwira nyine tu ni ukujya ku mashano yanjye Audiomack ni Blaze K5 na Spotify ni Blaze K5 YouTube naho ni bityo bandika Blaze kana gatanu harimo space cyabira harimo space K5 yeah supportinga kuri kero kino kiganiro cyo kuri TV Rwanda cyitwa TV Battle Plus munyukiye kuri zo social media platform za Blaze kuri Spotify babwiye ko yitwa ese no kuri YouTube muri kureba indirimbo ye yitwa ni audio yitwa I Will Do It muri muyenjoyinga vuba ngaha arafatamo amashusho y'indirimbo kandi na project afite nyinshi akomeze asubize mugenzi Badman Blackface Why know it's a hustle, yeah, but the best will tell you, you better watch your time before judging my choice. Let me choose my path that path through until the go bring no to. Let me dash, tell me lace. I'm a champion, I never lose. I'm in this controlling my destiny. If I know that I was able to do this better now, I'll be the first. More dreams, more cash. It's a real vision. Let me clear my way. Yeah. I will do it until they focus on me. Who knows the next rap star who tryna push a flag up? Yes, it's stream her name like K5. It will end up fearing the crown. As a rap king generation, no one can pull me down. Sure. Badi mirongo ukubisira yumvisha. ndacyabahana ngo shumi hamwe sikubunurize ese ubundi ubwo warize ko mbona barankaze zenje imindi yawe yabaye zero ngo grandpa ngo Badman aguha zero watangiye wiruka inyuma y'amakuma none sikubanye nyuma washinyirize gukande iguce mu ducece iceceke ikibazo cyawe uzana ubuzanga nk'unyonga ugiye gusazwa n'inyonga ashumi grandpa ngukubitu mani Badi bana ubundi we gira gake kuko byose biri kubiteramo icyarimwe iragushirana ntagajya kama Let's get 5 bana badi kabisa nanga bila imenye kabisa ayara nabyemera badi birabigize ku rundi rwego arimo arabaga kabisa mwanya n'uwaye kabisa nawe freestyle ko mu Kinyarwanda tena umunsi ndibuka ikizere kindi mu biganza amahirwe nihonza dana nirukanka ngani iyo bijya nazi neza ikibitera ngo imyaka idushuka tutazi neza iyo tugana ya akishuka batazi iyo bagana bad ubushumi aho ugana urahazi njye ndi kurusha ikirura kuryana niyo mpamvu ituma njye naryama shumi ngo ndi kwaka cyane kurusha itara ni rutahizamu nka watara imbere cyane 4 pera kabisa bagomba abafana bawe kabisa wana imbere cyane kabisa shumi mbere ko Blaze agusubiza kuri freestyle muteye n'abantu kandi ntaramwataka wala kino kiganiro tugomba kugikora tukamenyesha n'abanyarwanda urumva umukunzi ibihangano byawe yasanga ntabwo tugomba gutanga vibes tukora ko vibes nyazo zigumane kuba zagarukira feedback zikaba nziza nk'umuntu w'abantu ukunze rap ya Bad ariko bwa mbere amubonye utaramubonye mu kiganiro cyashize ewana ni Badman Blackface ku mbuga kabisa YouTube, TikTok, hehe kabisa hose no kujyaho ni Badman Blackface. Ikirura. Ngo rasireka kabisa. Ngo grandpa ngo mushumu tera kagapushi kagutera ibyo udashona amaji ngabashubi y'imisi majisi basigaye binywera na pushi indege yagenye taguci kandi sinayizimiriza buji yambwiye ko ifite gudi kandi nigaza imaze mu buki yansabye ko mukoma diki kandi sinanamutera intoki agra agam waritani ndakora amabara ndajyo n'imihanda urasiga amadala ndakomera kuma gutumika mpaka ngo hate famira na guje na dollar big ants bikora nk'insazi Miguel Machili
Bado guhera yumvise aradisinga ati ibintu ni ibintu bishemo breze ibintu bishemo kuri bad ugahitamo bad arabizi ariko gake gake every time I may think of myself but in reality I stress myself. Why you always complain to the low? Struggling doesn't mean you're failing. Struggling it's our time to stand at the base. Yeah, n'ibintu byinshi umuntu atayibuka aba yaranditse nyine tu birumvikana igihe nani ari indirimbo zikaba nyinshi cyane zikaba nyinshi ku buryo ki zimwe umuntu akaba repetition ntabwo ari buri gihe kubera ibintu umuntu aba arimo nyine ariko rwose Blaze ko kuri platform zaba hari indirimbo imwe kandi ya audio bumva ko abanyarwanda hari byinshi bakeneye kumva talent kandi hari abanyarwanda bakeneye kumva ibihangano byawe urumva ko ukeneye kuzamura kuzamuka amara kugira byishuriza abanyarwanda baraje babibone bakeneye nuko nabanje gufokasinga kuri video niyo audio nyine tu ako n'ibindi birahari kabisa nabyo biraje kandi ni ama video ya Danger kabisa azayibona okay no kan reka tubanze tuganura gakeya ubwo naruhuka relaxinga gutekereza n'indi mirongo birimo kugenda nsama gake hari ikintu kibazo kugarukaho ubona injyana zo aririmbamo ndirimbo twa sinabyaye ya zo trap warayumvisha yes narayumvisha kabisa icumi bayohereza mu tangaje mani mpamvu irangoma mani ngiye nayiha 0 ku 10 ushingiye ku cyo wahereza mani iraboro mani ngiye ikintu ngiye nshingiyeho nyine tu kintu nashingiraho mani irangoma mani nta butumwa burimo kandi rarasaraga irangoma mani iri focus ku muhanda byataye nyine tu niyo ku muhanda kandi zero nyine tunarebye buriya nyine tu gibikorwa bye nyine tu ntago mbifana ubona we mbese muri make ibintu bakora ntago binkoma fresh ebo ku 10 haye 0 Blaze ira ndimbo sinabyaye ya 0 we ku 10 wahereza amanota ngaye nandirimbo bitera imirongo irimo vibe zirimo buryo ari mararasa gake ku atanga ikinyarwanda cyuzuye kitajimisha ku 10 wahereza ngaye ashana yamwuzuriza kabisa agaciro kubera nyine umuntu ukora ikintu urukumva kikaboostinga cyane abantu bakakimenya kikanamyinjiriza inara abantu babikunze ibyo byo abantu babikunze n'amaviews yagiye nyine tu ntarabibonye nyine tujye sinamushyira hasi nyine tu nawe ni umukozi nyine tu ararenze bisimo cyo we ebananga 10 ku 10 arifite rwose arifite gato sibyo niba abona 10 ku 10 ari kwiye nadutemo akavase gatoya kuri irandirimbo mani zewe nyine tu ni umukozi ariko nyine tu ntago ari indirimbo yakagombye gusohora nk'umuntu w'umuhanga kandi w'umukozi we gusa ku kigero kubitumenyeranga mu Rwanda bakenabwe kuri standard y'indirimbo zanga mu Rwanda irenze urwego wapi kabisa kuko yagezeho irasebwa ku rugo rwa YouTube ikurwaho uzabe no bitaramo nabwo ajye yiririmba ariko nyine rwose nangezeho ebana yarankomye pe 8 yara umuhereza kabisa 0 mani nyine tu wenda nyine urukumva nyine ni ibisazi ariko nyine tunarebye hagati ye n'ura mu Jeune Holix mani harimo intera ndende byatari 4 urwo ko bado bana ari muri team ya Holix niba bado yibitera mu bado ari ya Holix ariko n'ubundi nge ntago nakwiyakana hondi ngiyo side nayijyaho kubera ko nyine tu ewana Holix ni umuhungu kabisa byatari Holix nabatanye imirongo nize fresh ariko nyine irebye iterambere rya Holix n'iterambere rya Zero ubona ari nifite cyerekezo mani kubera ko ura hari ikintu abantu batabona buriya Holix mani nge mbona nyine tu mani arenze byatari nyine tu aziyajya nawe Zero we aracyafite ibintu mani Zero nyine mani nawe ni umukozi ariko nyine ewana shumi nibisazi
Okay, bad tukiri hano ubwo duherukana abanyarwanda arababeshye ari umunigeze kubimbwira barabwiye ati muzaba indirimbo mu cyumweru gitaha ibyumweru bibaye bitatu kandi yakubwiye ati bad umufana wawe waramutenguye mani ntabwo ari ukumutenguha kabisa ni vuba kabisa ni vuba biri hafi bya danje ni vuba ryaye karicyo kibazo urumva wowe uragiye ubwira umufana wawe ati nyuma y'ibyumweru bibiri ndamatamo indirimbo nshyashya audio yarangiye ukwezi kurashize mani buriya nyine tu video niyo tukiri gutegura kubera ko video nyine tu ariko nayo iri mu nzira vuba vuba kabisa Yesu nguno wabahereza igihe vuga ati none iki gihe none cyo ebana uko byagenda kose mu kwezi kwa 11 ebana ndabararitse kabisa ewana mu kwa 11 ndabararitse byatari ngiye kubamenaho nyine tu ball bya danje kandi icyo nzi cyo umufana nyine tu kwisonga nyine tu reka dushime no umufana rwose wabyegereje umutima we akavuga ati rwose yarakuze ibihangano byawe akanazirikana yuko igihe wamuhaye challenge ewana ni ukwihangana nyine akutaye bana ewana ukwa 11 umufana tugomba kumushimisha binarenze kandi nyine tu ntago ari bafana gusa natwe turabafana turafanana fo reka tuze kwesa kuri stage ya mugenzi wawe Blaze K5 Blaze nakomeje kugenda bikubwira ufite rap nziza rap ituje buriya ino generation cyane turimo abaraperi basa nko barapfa mu njyana imwe isanga aho nyine yihuta cyane ariko ubundi ni iki cyatumye ubundi wumva ko ukwiye guhitamo rap ituje kuko ni gake bikunda kugaragara ko umuntu arapfa mu buryo butuje nubwo navuga ati ngo ujya kuririmba mu njyana imwe nka K-Shot ariko byibuze we ubona ko ajya kwihutamo ukuntu bitandukanye no kuririmba ese wowe kuki wavuze ati ngiye ngomba kuririmba injyana yihariye impamvu ngenda panuje nyine ni ukugira abantu bajye bumva uko amagambo agenda akurikirana kuko nyine hano abantu benshi ntabwo baba bumva icyongereza neza ariko hari nk'umuntu bumva duke nyine tugenda urapa utuje hari tumwe agenda afata mu mutwe nyine bitari nka bya bindi byo kurapa vuba bigatuma umuntu hari ibintu adafatamo nyine kandi hari akamesaje ushaka kuba hereza nyine inyuma ushobora gutari aribaza ati nanone ntabwo watubwiye igihe uvuga ati kabisa iyi deadline niyo ya nyuma ebana abakunzi banyu rwose ndabararitse mbivuganga kuri TV Uganda indirimbo ya ebana video ya mbere ebana bitarenze kubyibuze kuri ukwezi kabisa cyangwa ushobora kuvuga ati wenda mu kwa 11 ku musozo wako cyangwa no kugitangira cyangwa kuno kwezi ku musozo wayo ni ryari bateganyirize umuzigo kabisa kujya kubera ko hari benshi bifuza kumenya ati Blaze ubundi bivuze bite ese nyine nawe byumva nyine umufana hari byinshi bakine kumenya si ibyo kubabeshya nyine ubundi video imaze igihe kinini wa editing ariko nyine kwa gatatu niyo deadline zabiri ku platform ya YouTube bazajya babibona nyine tu niwo munsi wa nyuma umunsi wa kabisi zajyanze ni video nziza cyane bazayireba kwa gatatu wa kino cyumweru wa kino kiri kuza abanyarwandakazi mudukurikiranye Blaze K5 aduhaye isezerano yuko nta gihindutse kuko ubuzima byo burahinduka habamo impinduka ariko ku kigero cya 90% nta gihindutse indirimbo kwa gatatu isohotse hanze rero ko twakwenjoyingana n'umuziki wa Blaze K5 kuri benshi tuzaba ari ubwa mbere twumvishe inonjyana yiwe kandi twizeye ko tugomba kuzamushyigikira indirimbo nisohoka nzabamenyesha nzakora ikiganiro mbibamenyesha ko indirimbo yasohotse ndetse n'abayiretse tuzakora nawe ikiganiro kugira ngo atubwire ubutumwa bushingiye muri iyo ndirimbo yadusohoreye but wagwana ibyo bityo kudukubita ibana freestyle tunagana ku musozo kubita freestyle abanyarwanda tugera ku musozo ngo ndicuza umwanya natwaye n'ibintu byanjye byose naguhaye ngo none dore ukize hanze umutima wanjye ugize igitambo
ugize igitambo gra umutima wabaye igisebe nisura ubu ngubu ngeta nk'ikihebe twasangiriye mu gakebe none birangiye unciye agasebe ntiwagira agapeti nahari none ngisigaye gutera iseseme wabonye abagukoma kofi kandi jye nipeveraga mu karu bakaru wankwiye kunyonga ndeka kugaya mazuri keza maze ndabana abararigara maze ndayoba gra nkatira pushayi ndeka bushari none birangiye untaye ibikari wankoma kiss none birangiye untaye mu ndisi gra Ibana Blaze naye mu gusoza ibanagira aka freestyle kubita abanyarwanda kabisa bagukurikiye tunasoza ikiganiro cyacu ngiye kubakubita refre y'indirimbo n'ubundi igiye gusohoka bajye kuyireba bakubita gakeya kugira bumve but we do it until the focus on me. Who knows the next rap star who tryna push a flag up? They scream her name like Kefa. It will end up being a crown. As a rap king generation, no one can pull me down. Shirasi kabisa. Bana mwumva ko tuganiye n'abaraperi bakomeye bo mu ntara y'Iburengerazuba by'umwihariko mu karere ka Rubavu mu mujyi wa Gisenyi mugishe ko mu ntara naho hari impano zitandukanye hari ababigira ko impano zose ziba i Kigali honyine ariko no mu ntara impano zirahari ahubwo ikiba kibura uko babura support yanyu nk'abanyarwanda ngo supporting mubereke yuko nabo mubitaye no mu bakunzi ariko mukurishije mwumvishe impano zo zirahari ku magendo haba ku ruhande rwa Badman Blackface ndetse no ku ruhande rwa Blaze K5 ruko ko impano zirahari rap zabo ziratandukanye umwe arapa mu buryo busa nko bwihuse cyane undi akarapa mu buryo busa nko butuje umwe arapa mu kinyarwanda cyinshi undi akarapa mu cyongereza cyinshi urumva ko impano zirahari kandi mu ngeri zose mu gusoza ikiganiro cyacu cya TV3 Battle Plus naho wumva ko ufite impano itangaje watwandikira uciye kuri platform zacu TV3 Rwanda kuri Instagram kuri X kuri TikTok ndetse no kuri Facebook page hose wagenda utwandikira ndetse no kuri Lucky hose ukagenda udusanga ukatwandikira mu gusoza ni ijambo rimwe gusa Badman agiye kuvuga ku bakunzi biwe n'ibyo abahishiye ndetse n'ijambo rimwe Blaze K5 agiye kuvuga tubashe dusoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi Badman ijambo rimwe tengeje muratuma yamane n'abandi babashake tubakubite si byose wana fo n'abandi babazane tubakubita imirongo kandi irenze kandi icyo nabwira mana abafana banjye nyine tuba abakunzi banjye muri rusange bose mana ibyiza biri imbere kabisa biracyashyushye bane ubwo bigitanze yes ijambo rimwe ku bakunzi bawe ndetse n'abakunzi ba TV3 Rwanda muri rusange dusoza cyambere nyine nawe ndagushimira kubera interview waduhaye nyine ukaba wumvishe ko hari ikintu nyine twumva twe dufite ikindi nabwira abakunzi bajye ku ma platform nkuko nababwiye indirimbo zo bazajya bazumva nibijya binagorana bajya basoma ama lyrics nayo nuko yashyiraho gushyiraho lyrics ikindi bintu ni byinshi kabisa muziki n'ubuzima kabisa reka tubashimire kuri mwebwe mudahwema gukurikirana ibiganiro bya TV3 Rwanda reka tuzire ko mugomba kujya gusura imbuga za Badman Blackface ndetse n'ibihangano byiwe mukabireba mukabyenjoyinga ndetse n'ibihangano bya Blaze mukabireba kandi n'ibyo gukora tugiye ko kwa gatatu w'igitaha abasohora video yiwe ya mbere mugomba kujya kwireba mukamutera support akabona yuko abanyarwanda muhari kubera ko aramutse akoze igihangano n'imikirebe ubutari muca intege niyo mpamvu arabakeneye nimwe bantu afite mugomba gukurikirana ibihangano byiwe reka mbashimire ku mwanya wanyu ndabakunda TV3